Yes, ikaze kuri mwese rero. Iyi ni Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira kuri Shoigu, urugendo amazemo iminsi muri Korea. Ese nibiki bijya mbere hagati y'Uburusiya na Korea? Nakahe gakino kari hagati ya Korea y'Amajyaruguru, Ubushinwa n'Uburusiya? Tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast. Ntujye kure ya Waka Waka. Yes, Minisitiri w'Ingabo z'Abarusiya rero Shoigu aheruka mu rugendo ahangaha muri Korea y'Amajyaruguru, aho yakiriwe na Perezida w'iki gihugu Kim Jong-un, akamutembereza hirya no hino, cyane ariko amutembereza mu nganda zabo za gisirikari, amwereka icyo igisirikari cya Korea ya ruguru kimaze kugeraho. Akaba yaramutembereje muri za misile barimo kubaka, izi za Hwasong 17, amwereka Hwasong 18. Iyi 18 rero mukaba mubizi ko ariyo version ya nyuma y'Abanyakorea. Ni misile ifite ubushobozi bwo kuba yarasa muri Amerika ahariho hose. Iyi ngiyi rero akaba ari misile bita igikinisho cya Kim Jong-un, nk'uko Abanyaburayi n'Abanyamerika barimo kubivuga. Bavuga ko Kim Jong-un yatembereje Shoigu muri toys ziwe cyangwa se mu bikinisho byiwe. Uyu nguyu rero yeretswe izi misile, yerekwa madrone agezweho y'Abanyakorea y'Amajyaruguru, abasha kureba technology bamaze kugeraho. Muri urugendo kandi hakaba harimo n'intumwa yaturutse mu Bushinwa. Ibihugu byose bikaba ari ibihugu bisanzwe n'ubundi bifite imikoranire ya hafi, haba mu bushakashatsi, haba mu nganda zabo za gisirikari. Ni ibihugu bisanzwe bisa naho bisangira technology nyinshi muri izo gahunda. Rero ikijya mbere ni iki? Abanyaburayi ntago barimo kubyumva, ntago barimo kubyakiraho. Barimo kuvuga yuko kuba Uburusiya budashirirwa ku rugamba, kuba ibitwaro by'Uburusiya birasa kuva mu gitondo kugera nimugoroba, ari uko izi ammunition cyangwa se amasasu cyangwa ibisasu bikoreshwa muri izo mbunda bituruka muri Korea, kuko iyi Korea y'Amajyaruguru ihuje ibitwaro byinshi n'Abarusiya, haba ibifaru byabo, haba ibibunda byabo birasa kure. Usanga rero bikoze kimwe ku buryo bikoresha ammunitions zimwe. Akaba ari nayo mpamvu bavuga yuko izi ammunition z'Abanyakorea zigezwa mu Burusiya, zikaba zirimo gufasha Abarusiya mu rugamba. Ikindi kandi nuko nkuko mubibona aho ngaho kuri iyo karita, iyi Korea y'Amajyaruguru ifite agace gato ihuriraho n'Uburusiya, ku buryo aba Bashinwa bahakanye igihe cyose kuba badafasha Vladimir Putin, kuba nta nkunga bagenera Abarusiya mu ntambara irimo kubahuza n'Abanya-Ukraine. Impamvu nyamukuru nuko Uburusiya, ibiva mu Burusiya bijya mu Bushinwa, n'ibiva mu Bushinwa biza mu Burusiya nta bya gisirikari biba birimo, nkuko wenda baba mu buryo buri official, nta bya gisirikari biba birimo. Aba Banyaburayi bakavuga ko ibya gisirikari ibyinshi bica ahangaha muri Korea y'Amajyaruguru, ibindi bigacishwa muri Afrika. Muri Bukasaga yabereye muri South Africa, so kuvuga ngo ni South Africa yari gutanga ibyikora, bo bumvaga ko ari nka transit, ni ikindi gihugu cyahacishije ibyo bintu kugira ngo bive South Africa bijya mu Burusiya, icyo gihugu kitamenyekanye. So rero barashinja ko Korea ari nka transit y'ibikoresho biva mu Bushinwa bigana mu Burusiya. Nkuko nakomeje kubibereka aho ngaho kuri iyo karita, murabibona ko hari ikiraro bita ikiraro cy'ubumwe. Ni ikiraro cy'ubumwe gihuza Korea y'Amajyaruguru n'Uburusiya. Ahangaha niho Abanyaburayi bakomeje kwikomanga. Nge nkaba nababwira none se ubundi mwibazaga iki? Mwibazaga ko Abashinwa batererana Abarusiya? Ntibishoboka, kubera ko muri iyi ntambara Abarusiya nibayitsindwa n'Abashinwa bazaba batsinzwe, kubera ko nkuko mubizi aba Bashinwa bafite beef ikomeye cyane n'Abanyamerika ku kibazo cya Taiwan. So nukuvuga ngo uyu munsi Umushinwa nta nyungu afite mu nsinzwi y'Umurusiya. Nukuvuga ngo Umushinwa agomba gusapotinga Umurusiya mpaka atsinze, kugira ngo nawe agire igitinyiro, bumve ko ibyo Umurusiya yabakoreye n'Umushinwa yabisubiramo. So niyo mpamvu numva ko aba Banyaburayi sinzi ibyo baba bari kuvuga ngo Umushinwa ntafashe Umurusiya. Ntibishoboka, kubera ko Umushinwa
no kuri boda ziwe honyine ashobora kuhanyuza materials abashinwa bashobora kwifashisha mu nganda zabo mu kubaka ayo madrone yabo, izo semiconductor zose baba bakeneye mu nganda zabo. Abashinwa bazibaha ku buryo bworoshye ziciye no kuri boda y'abashinwa, si ngombwa kuzicisha muri Korea cyangwa hehe. So rero ngiye numva ko aba banyaburayi baribeshya cyane, n'indirimbo bari kuririmba ntishoboka, umushinwa ntashobora gutererana umurusiya, kubera ko ni abantu bamwe, ni abantu bahuje ikibazo, umwe natsindwa n'undi azabagowe. Rero umushinwa agomba gusapotinga umurusiya, umurusiya kubera ko ubungubu niwe umufungiye defense. Niba ikibazo cya Taiwan gicecetse, abanyamerika badashobora kwiyavantira batera muri Taiwan, batera mu Bushinwa ngo barashaka guha Taiwan ubwigenge, no kubera ko umurusiya arimo kubahabura hariya, n'ubu niriya ya ntambara yabarenze, yabananiye kuyimanaginga. Rero ibaze uyu munsi ntago bashobora gutinyuka kanone kongeraho umushinwa. So rero umurusiya afungiye defense umushinwa, ku buryo umushinwa azakora icyo ashoboye cyose kugira ngo umurusiya atsinde intambara. Ibyo ngibyo byo abanyaburayi bagomba kureka kubyishukaho rwose, niko bimeze. Ahubwo mu itegeko iyi aka gatsiko kagomba kugenda kaguka, kagomba kwaguka, hagomba kwiyongeramo Korea y'Amajyaruguru. Ejo bundi tuzaba turi kumva na Iran nayo yagezemo. Iran nayo tuzumva yagezemo. Buriya impamvu Iran idahita igeramo byihuse no kubera ko na Israel muri iki kibazo cya Ukraine, Israel yaritwararitse cyane, ntiyigeze yamagana abarusiya cyane nkuko abanyamerika babikora, ntiyigeze itanga ibitwaro muri Ukraine nkuko abanyamerika babikora. Ibyo bituma hari amasezerano yabo bafitanye n'Uburusiya, abarusiya bakomeza kubaha. Ariko igihe cyose umunya-Israel yagira gutya agakora ikosa ritoya cyane, twasanga na Iran nayo yageze muri aka gakundi k'ibi bihugu bikanganye. Dukomeze. Rero kuba abarusiya n'abashinwa n'abanyakoreya barahuriye mu nama ahangaha muri Korea y'Amajyaruguru, ni ibintu byakanze cyane amahanga, kubera ko n'agatsiko gatangiye kwirema cy'ibihugu bifite nucleaire, by'ibihugu bifite intwaro za kirimbuzi, kandi byose bihanganye n'abanyaburayi, bihanganye n'abanyamerika. So haribazwa ati muri aka gatsiko nikamara gushyira hamwe kagasangira tekinoloji. Mu kiganiro cy'ubushize twaganire kuri tekinoloji ya drone, twarabibonye ko izi drone uko bucya nuko bwira zigenda zitezwa imbere, zigagenda haza tekinoloji nshyashya yo gukwepa amanti drone yarahari. Rero hakaba hari tekinoloji naberetse mu kiganiro giheruka, ndumva YouTube yarakivanyeho kubera ko harimo ibintu bimwe na bimwe YouTube yajagingaga ko birimo violence. Ariko muri icyo kiganiro twari twaganiriye kuri tekinoloji y'abashinwa ijyanye n'ibyo bita artificial intelligence. Nkuko muyibona ngaho kuri iyo shusho murabona iyo dragon kuriya ibiri mu birori, irazenguruka iragira gute. Ariko iyo dragon nkuko twari twabivuze ni dragon igizwe n'utudrone 1500, ukakibona kiguruka kuriya mu kirere, ariko ni drone 1500 ziteranyiriza hamwe zikabyara iyo dragon. Rero wakwibaza uti izi drone buri imwe yose bifite umuntu uyikoresha, ari gutyo bimeze, urumva byasaba imyitozo y'imyaka myinshi cyane. Izi drone rero zose zikoreshwa n'umuntu umwe, komande yaza bari imwe. Ni ukuvuga ngo iyi tekinoloji ahangaha ni mu birori, yego ni ibintu biryoshye, ni ibintu bisa neza, ariko mu kiganiro narababazaga nti mwibaza iyi tekinoloji noneho nigezwa ku rugamba, izi drone abarusiya bakazigeza abashinwa bakazigeza ku Burusiya, nabwo bukazijyana mu ntambara yabwo muri Ukraine. Ni drone zifite tekinoloji iteye ubwoba cyane, kubera ko nkuko mubizi abanya-Ukraine hari igihe babona drone z'abarusiya bakaba bazihanura, icyo gihe bakaba basevinze aho target yarira. Ariko kuri izi drone zikorera hamwe nk'ikintu kimwe, ni ukuvuga ngo niba bazikoherejeho buri imwe yose muri izo ngizi 1500, navuze 1500 kuko nizo zigize iyo dragon, zishobora kuba 2000, zishobora kuba 5000, byaterwa nizo bagutumyeho. Noneho ugafata umubare w'amadrone yose afite mission imwe, nuvuga ngo urahanura imwe ariko izindi zizaho zigiye, urumva nta cyagusevinga. Rero
ni ibintu biteye ubwoba umuntu yakwitega ukibaza uti izi drone nizigera ku ntambara mu Burusiya ese abanya-Ukraine bazabyakira bate kuko ni nko kubona imvura y'amahindu mu kirere kandi buri gitonyanga gifite mission yacyo ntacyo wakora ngo bihindureho. Ni ibintu tuzakomeza kuganiraho kuko ibi bintu bya artificial intelligence bimaze gufata indi ntera muri Israel bo bamaze kugera kure cyane kuko bageze ahantu bimaze no kugera no mu gisirikare, bimaze gutangira kugera no mu nzego za gisirikare. Minisiteri y'Ingabo muri Israel itangiye kubyifashisha. Iyi ni technology navuga ko nkuko mubibona aho ngaho bazajya bafata imashini, reka nze mbasobanurire gato kuri iyi ngiyi y'abanya-Israel. Bazajya bafata imashini nugufata imashini ukayiha amakuru yose ni ukuvuga ngo niba mufite iyo mashini nk'u Rwanda ni ukuyifata tukayiha amakuru yose dufite, ari ay'abapolisi, ari aya CID, ari ay'abasirikare, yose cyitwa amakuru cyose mugashyira muri iyo mashini. Noneho iyo mashini yo igakora analyse, ikabereka target, ikishakira target zayo. Ni ukuvuga ngo yo imara kubona amakuru ikayasesengura igahita ivuga ati ahangaha hashobora kuba hari umwanzi, ahangaha hashobora kuba hari umwanzi, none ikabaha amatarget. Icyo gihe ubu ngubu ukuntu bimeze, iyo imaze kuguha target bisaba ko abantu bakora evaluation bakareba izo target machine yabahaye, ese byizewe gute ko izo target koko hari umwanzi. Kuri uyu munsi biracyakorwa n'abantu, ariko hari igihe iriya mashini izagikora analyse ihereza indi mashini ihita ifata umwanzuro wo kurasa ku buryo icyo gikorwa cyose kizajya gikorwa hatajemo umwana w'umuntu. Murabyumva rero ahantu isi iri kugenda. Ibyo ngibyo urabyumva ni technology, ariko nanone ikintu mugomba gutekerezaho gikomeye cyane ni ukwibaza ngo izi mashini igihe zizaba zibasha guhakingwa, umuntu akaba yayihakinga, noneho niba uyifite uri igihugu wayikoreshaga wayihaye amakuru yawe yose ariyo wizeyeho umutekano, noneho abanzi bakayihakinga, ibyakubaho nyuma yaho namwe murabyumva. Niyo si turimo kuganamo. Ubwo nizeye ko generation ziri kuza zizagenda zishaka ibisubizo by'ukuntu bazabana n'ibyo bintu. Hano muri iki kiganiro rero nagira ngo mbonereho no gusubiza message zimwe na zimwe. Hari uwambajije yarambaza ati waka mujye muduha video zo ku rugamba muri Ukraine. Nagira ngo ngusubize muri makeya, ku rugamba, ibibera ku rugamba ntago ari filime, ntago umuntu abanza gutera ivi ngo none habwira abacteri ngo ngaho ni murase ndi gufotora. Oya, suko bigenda ku rugamba. Abantu bafotora ni abasirikare bari ku rugamba, ni aba activists b'abanyamakuru bafata ama video yo ku rugamba. Abo bantu bose rero bafata videos biruka, bafata videos bihisha, bafata video mu buryo butandukanye, ku buryo utavuga ngo urabona video iguha angle nziza, uwarashwe ngo byose ubibone, ubona urasa ntubona uraswa, cyangwa se ukabona uraswa ntubona urasa. Niko biba bimeze ku rugamba. Ikindi kandi nuko kuri YouTube nkuko nabibabwiye, hari majors abantu batagomba kurenga, hari amabwiriza. Video zirimo violence ntago YouTube izakira, ntago community ya YouTube izakira. Nayo mpamvu vuba ndabaha umurongo wanjye wa Telegram, ndabaha link ya Telegram, ni muyibona ngaha kuri YouTube, muzayifate, buri wese ayifate ajoining. Ubwo abashaka kureba video zo ku rugamba ziteye ubwoba, ibibera ku rugamba, bafatwa bagira gute, uko nge mfite nanjye ama Telegram ngenda following agenda mpa amakuru. Ubwo ngubwo icyo gihe rero nzajya mbashyiramo izo video, abashaka kubireba babirebe. Niba twakoze ikiganiro kuri Waka mukaba muzi ko details z'ama video ziraho ngaho kuri Telegram. Vuba rero ndabaha link iyo Telegram, aho nzajya mbashyirira izo video, aho nzajya mbashyira izo mbona zitajya muri community ya YouTube. Namwe mugende mutanga ibitekerezo, dukomeze tubane kuri Waka. Undi yarambajije ati tubwire kuri air defense system y'abanya-Ukraine, ese ntikora cyangwa se iri efficace, bimeze bite? Nagira ngo mbanze nkubwire nukwitondera ibintu by'amakuru hano hanze, ko hano hanze hari amakuru yuzuye propaganda, ku rwego ruteye ubwoba. So air defense system abanya-Ukraine bakoresha harimo iz'Abongereza, harimo iz'Abanyakanada, harimo iz'Abanya-Espagne, hakabamo n'iz'Abanyamerika. Muri izo zose twavuze, izikaze cyane zirimo ni Patriot z'Abanyamerika. Nazo murabizi ko babahaye imwe, murabizi imwe ibifite launcher enye, murabibona aho ngaho. So izi air defense system ntabwo zishobora kukavaringa Ukraine yose, ntibishoboka. Ikindi kandi
niyo abahereza amapatriote yangaya y'abanyamerika ntashobora ukavaringa Ukraine yose ko Ukraine ni nini. Ikindi nanone izi air defense system z'ibindi bihugu ukuyemo izi patriote ntago zikavaringa ahantu hanini, usanga nyine niba bayihaye mission ahangaha na ahangaha. Kandi noneho mwibuke ko abarusiya bashobora guhagurutsa drone 40, bashobora guhagurutsa drone 50 bakavangamo n'amamisire ku buryo abanya Ukraine baba bibarenga, control ikabarenga bakabura uburyo babikontrolamo. Nuko abarusiya ntago baratangira kurasa mu migi, ntibaratangira kurasa ahantu mu baturage, niyo mpamvu tutabibona kuko babarashe muri target za gisirikari. Rero bijyanye na za propaganda, izo video zirahishwa. Ikindi nuko system akangaka ni akantu k'ingenzi cyane mukumve, system zubatswe z'ubwirinzi zagenderaga kuri misile zakozwe zose mu gihe cy'abasoviete cyangwa se muri za 70 80 kugeza za 90 antuka. Noneho nyuma yaho nkuko mubizi hari ibihugu byagiye bidevelopa izindi system za misile, indi technology ya misile nkuko twabiganiriye mu kiganiro cy'ubushize. Ushobora kujya kuri misile z'abarusiya zitwa Kinjal, ukajya kuri Sarmat 2, ukajya kuri iyi ngiyi bita bayita hari indi misile yabo nanone ikomeye cyane. Ariko technology zo misile zose zifite nshaka kuvuga nuko izo misile ziri hypersonic. Kuba ziri hypersonic nuvuga ngo zihuta inshuro zirenze 8 kurusha ijwi. Nuvuga ngo numva umuvuduko w'ijwi uwufate ukuba inshuro zirenze 8, niwo muvuduko iyo misile iba ifite. Ikindi kandi giteye ubwoba nuko iyo misile irakata, ntabwo igenda inzira imwe, irakata igakata ku buryo niyo bayiguteye ukayibona muri radari ntabwo ushobora kuintercepta kubera ko ntabwo ibigenda inzira imwe, irazamuka ikamanuka igakata hirya igakata ibumoso paka igeze kuri target. Ibi ngibi ndi kubibabwirira iki? Kubera ko Patriot abanyamerika batanze hano muri Ukraine, Patriot ya mbere batanze yararashwe. Icyo gihe murabyibuka abanya Ukraine barimo kuzana igihuha kivuga yuko babashije guhanura Kinjal y'abarusiya, ariko nyuma twaje gusanga ahubwo iriya Kinjal yararashe iriya Patriot y'abanyamerika. Bakaba barabashije kuba bayitandukanya ziriya launcher zayo zibarenye, imwe bakayishyira hirya indi kugira ngo batazirasira rimwe. Ubu ngubu ni ukuvuga ngo ziriya Patriot ikintu kigora gusa abarusiya ni ukumenya ahantu iteretse, kumenya ahantu abanya Ukraine bayihishe. Igihe cyose bahamenye kuharasa nta muntu wabajya imbere, nta technology abanya Ukraine bafite cyangwa se n'abanyamerika kugeza uyu munsi yahagarika izi misile z'abarusiya ziri hypersonic. Akaba ari n'ikibazo kugeza uyu munsi NATO ifite muri rusange, kubera ko uyu munsi NATO iyisanze mu rugamba rumwe n'abarusiya, ikintu cya mbere cyacanganyikisha NATO ni iyi technology ya hypersonic. Nkuko nabibabwiye umwaka ushize abanyamerika bakoze test ya hypersonic zabo baraferinga. Uferinze hariya uferinze ikindi kintu cy'imyaka nk'itanu. Ubu ni technology iri mu Bushinwa, iri no mu banyamerika, byose ni ibihugu bitari muri NATO. Ni nayo mpamvu Zelensky NATO ihora imuha amabwiriza kamubwira ati nyabuneka ibintu tuguha ntuzarase mu Burusiya, kuko Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurasa muri buri gihugu kimwe cyose kiri muri NATO kubera iyo technology. Icyo nicyo navuga ku nama ya Shoigu, n'Ubushinwa, ku nama ya Shoigu na Korea y'Amajyaruguru. Ikindi wamenya nuko muri iyi ntambara ya Ukraine hari ibintu abanyamerika, buri abanyamerika niyo mpamvu njya mbita abajura njyewe. Hari ibintu bafatira mu nyanja zitandukanye, benda bagafata nk'imbunda z'abanyakoreya y'Amajyaruguru zoherejwe hanaha, abanyamerika bakazifata. Ubundi amabwiriza avuga ko izi ntwaro ziba zigomba gusenywa. Harizo abanyakoreya bafashe, harizo abanyakoreya y'Amajyaruguru zafashwe. Ubu noneho NATO iri kwiga ni gute yarenga ku mabwiriza yayo izi ntwaro zigahabwa Ukraine. Harimo intwaro za Korea y'Amajyaruguru zafashwe, harimo intwaro za Iran zafashwe. Ibyo byose rero barimo kwiga uburyo babishyira hamwe bakabihereza Ukraine ikabyifashisha ku ntambara. Ariko nkuko nabibabwiye nyine bari basanzwe bafite amabwiriza ko ibyo bintu bifashwe babisenya. So ubu ngubu ikintu gihari ni ukwiga uburyo NATO yarenga kuri iryo tegeko, noneho izi ntwaro, izi ammunition zose zigahabwa Ukraine ikabasha kuzifashisha ku mirongo y'urugamba.
nkaba mbashimiye cyane rero. Iyi ni Waka Waka podcast, dukomeze tubane. Icyumweru cyose ni cyinshi nari mbakumbuye mu by'ukuri. Nzakomeza kubikurikirana ku buryo hatongera kubamo ibyabaye, tukongera kuburana amahoro kuri mwese. Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast, tugiye kuganira kuri iki. Finally Abraham tank zigiye kugera muri Ukraine. Ntago zirahagera ariko zigiye kuhagera. Abraham tank amashyi menshi ku banyamerika. Menya Zelensky agiye gutsinda intambara. Noneho ibifaru bikaze byavuzwe byitwa Abraham ubu ngubu byamaze gutangira urugendo bigana muri Ukraine. Akaba ari urugendo bavuga ngo rushobora kuzamara ukwezi kose, ariko barayagiye inkunga y'abanyamerika ni daje. Uru rugendo ngo ruzamara ukwezi kubera ko izi mashini cyangwa se izi tanka ngo zigomba kujyana na logistic yazo, ibintu byo ntuzama pièce de rechange. Ngo n'urugendo rero, ngo n'urugendo rurerure. Ni guteze rurerure wapakiye ukayitujyana direct ugashyira hariya. Nimufite indege zitwara imizigo twazibonye, mwagiye mureka kutubeshya goko. Ngo n'urugendo rurerure, ngo logistic, ngo ibintu byinshi cyane. So tanka Abraham barazerekana ngo zimwe ngo niba ziri ngo muri za Polonye, ngo izindi ngo niba ziri ngo mu Budage, ngo ariko ngo zabanje ngo kubanza gute gusanasanwa. Murabyumva nkuko umuvugizi w'igisirikari cya Amerika abivuga. Aravuga ko izi tanke ziri mu nzira zigana muri Ukraine, kandi agavuga ko ngo muhumure abanyamerika, muhumure, ngo tekinoloji yose twayimazemo, twayikuyemo ku buryo nibigwa mu maboko y'Abarusiya ntabwo bazabasha kubyigaho bihambaye. Iyi nkunga rero niyo mpamvu iyi nkunga buri gihe njya nyita inkunga yo kwicisha abanya-Ukraine, inkunga yo kwicisha abaturage, inkunga nimuzajya mubona Putin yarashe bigahitana abantu, mukabona amazu yabomotse, mujye mumenya ko biturutse kuri izi nkunga zidafatika z'abanyamerika. Urahereza abantu igifaru, warakirase, urakirata, icyo gifaru ku isi kirakomeye, n'abantu bose ibihugu byinshi byifuza kugitunga kubera tekinoloji gifite. Uri kubyumva abanyamerika we, kubera tekinoloji gifite niyo mpamvu icyo gifaru ibihugu byinshi bikifuza. Wowe ugihaye Zelensky ngo uri kumufasha gutsinda intambara. Uyu nawe niba ari bwenge buke, niba ari iki, ngo ari kurwana ngo intambara ngo y'abanyaburayi, ngo niwo mbese ngo yabaye ngo bikingiye ngo ibihugu bya demokrasi, ngo akingiye uburayi. Noneho ugiye kuyimuha, uvanyemo rya koranabuhanga ryose, uhise umuhereza. Ni nko kuguha igicupuri, ni nko umuntu yakubwira ati ebane Ferrari irarenze, niyo modoka iri mu modoka zirenze, akaza yakuyemo iby'imbere byose akakiguterekera mu gipangu ati noneho ujye urya agafoto hano kuri iyi Ferrari, abantu byibura babone ko unatunze na Ferrari ariko utayigendamo. Ibi bintu birababaje cyane, kubera ko aba banyamerika bakagombye kwemera ko intambara yarabananiye. Noneho musabe Zelensky kumvikana, ibintu bikiri mu maguru mashya, za Odessa zitarafatwa, za Kharkiv zitarafata. Nyamara nyemba ndi kubibabwira nuko nta nimero ya Zelensky mfite, ngewe namukubitira ambwira ati muze akagambane wagize karahagije, gira basurekera aho ngaho abaturage birahagije. Kuko biravugwa ko kuva contre offensive yatangira Ukraine imaze gutakaza abarenga 42,000 by'abasirikare ku rugamba. Nta muntu mutoya ukiba muri Ukraine, nta muto ukiba muri Ukraine, abasirikare bato barashize. Ubu ngubu hasigaye abasaza gusa n'abacumbagira. None ngo tanke, ngo Abraham, ngo zaje, ngo ziko njiyani, ngo ariko ngo ni
ngo ni mwezi mzima, ni ukwezi kose zizamara mu nzira, ngo zona logistic yazo na pièce de rechange yazo ni hatari. Reka dutegereze zizagera, bavuga ko zizagera muri Ukraine twamaze kugera mu bukonje, twageze igihe cy'ubukonje zidashobora gukora. Urumva ngo nizinahagera zizagira akamaro mu gihe cy'ubushyuhe, mu gihe cy'izuba. Mu gihe cy'ubushyuhe nibwo izo tanke zizagira akazi. Murabyumva namwe izi nkungu ukuntu ziri poco. Hanyuma iyo poco iragenda igahura n'indege zemewe bitaga ngo ni F-16 zaririmbwe nazo ni nka bya bindi twarabibonye amateleviziyo y'abanyaburaya celebratinga ngo finally ngo F-16 ngo approved se ziri ziko wapi F-16. Nababwira ngo kugeza uyu munsi ibi nabimenye ejo, kugeza uyu munsi ntabwo abapilote bizi F-16 baratangira kwitoza. Mureba ahantu hose mujya mukura amakuru ari siri, muraza gusanga ko aba bapilote b'abanya-Ukraine ntibaratangira kwitoza. Amerika ntiratanga go ahead ngo bitoze. Ubushize nigeze kuvuga ngo batanze go ahead ngo imyitozo igiye gutangira, ariko kugeza uyu munsi ibi bihugu bigomba gutoza aba bantu biravuga ko abanyamerika bataratanga go ahead, kuko iyo batanze go ahead batanga n'ibikoresho byose bizakoreshwa muri iyo myitozo yabo. Ikindi kandi aba banya-Ukraine baba bapilote bashaka kujya gutozwa indege, nabonye umujenerali w'umufaransa wigize inyaryenge cyane arimo gusobanura, usibye kwibageze kuri ibi bintu bya Ukraine ugira ngo ubwenge babubuze. So yararimo aravuga ko kugira ngo byihute bisaba ko Ukraine ikoresha abapilote yari ifite. Mwibuke ko abenshi kuva intambara yatangira abenshi already barapfuye. Icyo ngicyo tukihorere, wenda tuvuge ko baracyahari. Noneho bagiye kugera mu Budage kugira ngo bakorere amasuzuma ya mbere barebe ko bashobora guhita batangira, barebe revo bariho, basanga F-16 tekinoloji yazo nazo ubwazo zikozwe mu Cyongereza. Aba banya-Ukraine ntaho bigeze bahurira n'ibintu by'icyongereza, kuko ibintu byabo byose ni ibintu byo mu gihe cy'abasovieti, ni ibintu bituruka no mu Burusiya. Ni ikibazo rero no kuvuga ngo aba bapilote basanze bagomba kubanza bakiga Icyongereza. Antukigiye bazatangirira kwiga, bazahera mu kwiga Icyongereza. Nibatangira kwiga Icyongereza, nibarangiza kwiga Icyongereza noneho babone kutangira kujya mu by'indege no kwiga ayo materime yose bakoresha mu rurimi rw'Icyongereza. Izo F-16 nazo nababwiye ko zizaza tekinoloji yazo igabanyije ku kigero cyo hejuru cyane. Izi F-16 rero kubera ko abapilote bazo bishobora gutwara igihe kigera no ku mwaka kugira ngo babe tayari, cyangwa base n'abari tayari, kuko mwabonye ko n'abasirikare batoza ibyumweru 2 muri Ukraine bagahita babarungikayo, bagahita babohereza ku rugamba. N'abangaba rero barateganya ko mu gihe ngo cy'umwaka cyangwa amezi 8 bashobora kuzaba bari tayari. Murumva icyo gihe ni ryari? Ni kera cyane. Sinzi ko umunya-Ukraine yazaba agifite abasirikari bo gupfusha ku rugamba kugeza icyo gihe izo F-16 zizaboneka. Nge numvaga abanyaburayi ikintu nakabaye narabagiriyeho inama, nuko nabo baba babizi, baba babikora babizi, byose babyica babizi kubera amadiru yabo, of course sinavuga ko babuze ubwenge bigeze aho ngaho. Nkuko babeshye Putin muri 2014 bakamubeshya imishyikirano, nubwo nawe twasanze yarababeshye ko nawe yahise atangira gutegura ubukungu bw'Uburusiya kugira ngo nibamuhana ntibizamugireho impact zikomeye cyane. Icyo gihe bakabikoze nanone, bagakoze bimwe n'uyu munsi. N'uyu munsi bakahita bavuga ati Abarusiya none reka tuganire tube duhagaritse intambara, kugira ngo abapilote ba Ukraine bazaze kwitoza. Nibava kwitoza ibyo bintu byose mushaka kubaha mwaramaze kubishyira aho bigomba kuba biri, noneho muhite mubwira Umurusiya muti ya mishyikirano twagiranye irapfuye, reka twongere dutangize hostilities. Icyo gihe wenda bishobora gukunda, ariko impamvu mutakora ibyo ngibyo nuko mutifuza ko Ukraine itsinda, kuko murabizi ko Ukraine itsinze, murabizi ikintu cyaba ni igiki? Nta gihugu kiri nuclear kijya gitsindwa. Abanyamerika bakubise Hiroshima na Nagasaki n'intambara bayitsinze ari kugira ngo bakore statement ko
bageze ku bisasu bya kirimbuzi abapfuye 200,000 byazize kugira ngo abanyamerika bakore statement gusa. So rero abanyaburayi ntabo ubwabo ntabwo bifuza ko Zelensky atsinda iyi ntambara, ntabwo babyifuza. Iki tukivuyeho kuko ndebye muri message zanyu namwe iki ngiki mbona mucyumva neza cyane nkanjye. Noneho turebere hamwe uyu Vladimir Putin nawe akomeje udukoryo twinshi two kudistabinga abanyaburayi. Arimo kuba disturbinga, ntago bari kuryama ngo basinzire babuza amahoro. Kubera Putin aragira gutya akohereza Wagner ku mupaka wa Polonye ngo ujye kwitoza. Ubu ngubu birakaze abasirikari. Polonye yohereje abasirikare no ku mipaka n'ibiki ubuneto imaze iminsi iri mu bibazo na Belarus, kubera ko indege za Belarus zigiye zikatira muri Polonye uko zishaka. Mbese nuvuga ngo bari kubereka ko ntabwo muduteye ubwoba, ntabwo neto muduteye ubwoba. Ubwo ngubwo ako nakambera aho ngaho arimo kuba disturbinga, ariko nanone Putin akomeje kudistabinga aba banyaburayi mu bijyanye n'ubukungu. Kuko kuva Putin yafata ibi bihano yakwanga gusubira muri idiru y'ibinyampeke, abanyaburayi batangiye kubona ko nta kindi kintu bagisigaranye cyo gukangisha Putin, ntacyo. Noneho n'ibihugu byamukatiye gaze ubu biri kuyivana mu bindi bihugu, noneho bibahenze ku buryo bunabahenze cyane, ku buryo bubahenze, ku buryo buteye ubwoba. Ukaba wavuga uti Putin amakarita ye akomeje kuyasunika neza cyane. Umwarabibonye inama yarangiye yamuhuje n'abanyafrika, ibihugu byinshi bivuga ngo iby'abanyaburayi bivuga ngo ebane ngo inama yaba boycott, ngo nta bantu bayitabira, ariko Afrika yarahagarariwe ibihugu 47 muri 50 na byari bihagarariwe muri Russia. Aho ngaho naho abanyaburayi bahise baba disturbed. Ubu noneho bije muri Niger, Wagner Group ritari kujya gufasha bari abasirikare. Nuvuga ngo Putin arakomeza bakora mu mutwe, ariko hari inyuma afite n'Ubushinwa nabwo buhita buza muri ibyo bihugu bushora imari. Mugiye gushiduka nta mbaraga nta nagatege na kamwe ibi bihugu bisigaranye. Ngiye nkaba numva ko iyi ntambara ya Ukraine izajya kurangira. Iyi ntambara ntago ari intambara ya Ukraine n'Uburusiya, ni intambara izadesida isi uburyo izabaho nyuma yayo. Kuko isi uburyo ibayemo uyu munsi, cyangwa se uburyo isi yari imezemo mbere y'intambara ya Ukraine, ntabwo ari bwo buryo isi izaba imezemo nyuma y'intambara ya Ukraine. Ushobora kumbaza uti kubera iki? Nicyo bita ordre mondial. Ordre mondial izaba yarahindutse. Ntabwo umufaransa azaba edere mwanabibonye muri Niger. Ubu ngubu umufaransa bijyanye n'ibintu yibaga hari agaciro kabyo twabonye, umufaransa yagombye kuba yamaze kumanura abasirikare be n'intambara yatangiye hariya muri Niger nkuko yabikoze muri Cote d'Ivoire. Ariko kubera ko iyi ntambara yo mu Burusiya kuva yaza, abanyaburayi barashaka kwikundishwa ku banyafrika, kwerekana ko batakiri abakoloni. Barashaka kwerekana ko babaye abana beza, ko dushobora no gukora politiki yo kubahana. Kubera izo mpamvu rero ntibashobora kuinterveninga hehe muri Niger. Bazashiduka n'amasoko yo muri Niger bayahaye ibindi bihugu, kuko kiriya ni igihugu kigiye kwigenga. Ibyo rero ni ibintu bizahinduka 100% inyuma y'iyi ntambara yo muri Ukraine. Kubera ko nubwo tuvuga ko Uburusiya budafite ubukungu bukomeye cyane buzakorana n'ibihugu bya Afrika, ariko buri kumwe n'Uburusiya, nako buri kumwe n'Ubushinwa, buri kumwe n'Ubuhinde muri iyo BRICS yabo. Ibyo byose bizakomeza kugenda bica mu ntege aba banyaburayi. Ntabwo bazakomeza kugira ijambo nk'iryo bari bafite. Ushize nababwiye mu kiganiro, nababwiye Biden uburyo umwami wa Arabia Saudite yamuciye amazi, akamuhamagara umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri atamwitaba. Yajya kubona akabona umwami yiganiriye ahubwo na Putin, yamubwiye ngo ngera igitora, akamubwira ati wapi. Ibyo byose ni ntuza ni ingero ko ngewe natangiye kubibona. Ndabyibuka ni muri Mali, ndumva ari muri Mali niba atari Burkina Faso.
ahantu Macron yigeze gufata ijambo sinzi ibintu yari yashwaniyeho n'abari abasirikare bakoze kudeta, ahita avuga ati kwanza mwebwe n'ubutegetsi bwanyu ntabwo ari ubutegetsi bwa demokarasi. Bamucanyeho umuriro, bamucanaho umuriro, birangira n'abasirikare be batashye bavuye muri icyo gihugu. So hari ikintu bano banyaburayi batarabasha kwakira mu mitwe yabo, ariko iyi ntambara izajya kurangira baramaze kucyakira. Baramaze kucyakira. Mpamvu babwiye ati Putin iyi ntambara ye ni intambara ifitiye akamaro isi yose. Isi yose, kubera ko abanyaburayi bayigiyemo bugoryi n'abanyamerika bahitamo kudahangana n'abarusiya intambara igitangira, n'abanyaburayi ntibahite bagahita babivamo. Kugeza uyu munsi ntabwo twakabaye tuzi ngo ibi bintu bihagaze bite, wese Uburusiya buhanganye n'abanyamerika byagenda bite, se wakwizera Uburusiya ko bwagusapotinga ukagira ingufu? Kuva rero iyi ntambara yatangira nicyo kintu kiri kugaragara uyu munsi. Nicyo kintu kiri kugaragara ko icyizere ibindi bihugu bigira Uburusiya cyarazamutse nyuma yuko aba Barusiya barinze Bashar al-Assad muri Syria. Murabizi Assad yari amerewe nabi, bari bagiye kumwica nkuko bishe Gaddafi, bari bagiye kumuvanaho nkuko bavanyeho ba Ben Ali n'abandi. Ariko Umurusiya yaraje aramubwira ati humura njyewe ndi kumwe nawe. Umurusiya akora ibishoboka byose. Uyu munsi Assad amaze gusubira mu miryango yose, amaze gusubira mu muryango w'Abarabu, ibihugu byose byamuvumiraga ku gahera amaze kubisura. Assad amaze kujya muri Arabia Saudite, ntushobora kubitekereza. Urumva, ni ukuvuga ngo icyizere isi cyane cyane none isi y'Abarabu yakijyanye kuri Putin cyane kurusha abanyaburayi, kuko abanyaburayi bagiye babindyarya ahantu hose, ariko abarusiya bagiye bafata ijambo ryabo bakarikomeraho. Ari nayo mpamvu nge mbona ko iyi ntambara izajya kurangira ibihugu byose byigenga. Buriya yuri umukene ntabwo uba ufite ubwigenge bwuzuye, of course, kubera ko buriya kwigenga ni ukuba wihagije muri byose, nibwo bwigenge. Ariko noneho kuba nta muntu uzakwiba cyangwa se uzahitamo muri proposals ebyiri, urumva ko harimo avantage ishobora gutuma ibi bihugu bya Afrika biva ahantu hamwe bikagera ahandi, cyangwa se ibihugu biri mu bukene biva ahantu hamwe bikajya ahandi. Rero ngewe numva ko iyi ntambara ndifuza ko yarangira, ariko ikazarangira mu ntsinzi y'Abarusiya, kandi niko izarangira, kubera ko narabibabwiye, nzajya mporana nabibabwira hano, nta gihugu kiri nucleaire gitsindwa intambara, ntibibaho. So iyi ni Waka Waka podcast. Rero ndabashimiye cyane, nzagerageza gusoma ama message mu kiganiro gitaha, ariko sinzi hari umuntu wigeze kumbaza ku bijyanye na air defense system. Uwambaje ku kibazo kijyanye na air defense system za Ukraine, mbaza niba zidahagije. Ntabwo zihagije. Urabibona ko nizo mu Burusiya zidahagije, kubera ko abanya-Ukraine baracyabasha kugeza utudrone muri Moscow tuturutse muri Ukraine. Ntushobora air defense system ihagije ku gihugu kingana kuriya kandi utanazikorera. Rero nakubwira ko nizihari ziri weak, kubera ko Abarusiya bamaze gukora technology zirenze zishobora guhangana n'ayo ma system yose ya anti-missile. Mwarabibonye na Patriot y'Abanyamerika, twarabivuze mu biganiro byinshi, yarasenywe. Umurusiya afite ubushobozi bwo kurasa ahashaka hose muri Ukraine. Nkaba mbashimiye cyane. Rero iyi ni Waka Waka podcast, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ntambara ya Elon Musk na Mark Zuckerberg. Abagabo bamaze igihe mu myitozo, bari kurya umwitozo uteye ubwoba, ngo noneho ntabwo bagiye kurwanira mu mabanki, ntabwo bagiye kurwanira ku ikoranabuhanga, bagiye kwinjira muri ringi. Igipfunsi kivuze ubuhuha, bimeze bite? Reka tubiganireho turebe se aba bagabo ni bande, project zabo ni izihe, ikibanganishije niki. Iyi ni Waka Waka podcast.
Yes, nagira ngo dusubire inyuma gato dusubire mu buzima bwacu kamere, dusubire mu buzima bwacu kamere. Abantu bakuru mukurikiye podcast murabyibuka kera tukiri ku ishuri wabaga ufite umukopine muri classe yindi cyangwa se mu kindi kigo ukajya wandika agapapuro bakitaga ngo nagapetimo ukamwandikira, niba mufite gahunda yo kuzahura ukamubwira uti sheri ku cyumweru tuzahurire ku giti cy'ipera saa 8:30 top tuzahurire. Ku cyumweru isaha mu kadomo ukaba urahari, zikagera iminota 5 ikarenga 10 ikarenga, ukajya uvuga ati noneho reka nongereho 5 nirangira ataraza ndahita ngenda. 5 ikagera ataraza ukavuga ati noneho 3 ndahita ngenda. 3 ikarangira ukavuga ati okay noneho kambare iminota 15 myiza nirangira ataraza ndahita ngenda. Ukicara wapi, aho ngaho nababaga bari buhurire hehe mu giti cy'ipera. Noneho abahanye gahunda ngo uzaze kunsura mu rugo bo byabaga ari ibindi babyitaga ngo nuguteza insina, ugasanga umukoboyi yakoropye utuntu twose udusuku yadukoze, noneho ubundi akagenda akaryama hejuru y'agakuvurera akarambura amaguru ategereje ko sheri akomanga aje kumusura, ubundi inyoni yaguruka akaba arasimbutse ngo karibu. Agasanga yafungura agasanga reka da nta n'umuntu utambutse. Ishami ry'igiti ryahubuka hirya agahita haguruka yirukanka ataraje. Urumva akagumana umutima uhagaze, bikarangira wa muntu ataje na wa wundi wo ku giti cy'ipera nawe akaviramo aho. Mwazongera guhura none ukamubaza uti sheri ko wambeshye ko naje nkagutegereza, uziko nagutegereje isaha irenga. Agahita akubwira ati sha uziko bahise bantuma mbura ukuntu murabyibuka ibyo bintu. Ibyo bintu rero byaje kuvaho tubona telefone tukajya duhamagarana, uri kubyumva. Telefone nazo zaraje abantu bakajya bahamagarana babashije kuzitunga bagafata gahunda, ariko nanone zimaze kuza washoboraga no guhamagara ukoresheje telefone y'undi muntu ukavuganaho n'umuntu wawe, ibintu byari bitangiye koroha. Murabyibuka hari izo bitaga za tuvugane ndayibuka, washyiragamo igiceri cya 20 ugahita uhamagara umunota niba atari amasegonda niba atari umunota. None umuntu afitanye gahunda na sheri we yibereye mu Gasyata, arashaka ko ngo sheri ngo amusanga hehe mu Gasyata, ashyiramo igiceri cya 20 abaratangiye mu guhamagara sheri. Network zitangira zipfa, igihe network zagiye gukundira umutipe kubera kwihuta cyane kugira ngo amayinite aze gushira, sheri yamaze kumva ikintu bashaka kumubwira. Jamese avuga ngo ngo sheri ngo Syata mugasanga ngo Syata hano mugasanga ngo niho ndi. Yes, haje kuza rero aba bagabo bita ba Elon Musk, haza abantu bita ba Zuckerberg, abazana icyo bita social media. Amashyi menshi kuri aba bagabo badukijije ibintu byinshi. Social media ziraje turazinjoyinga. Ngewe ndabyibuka natangiye kuririmba nta social media nimwe mbaho usibye message isanzwe ya telefone na call isanzwe ya telefone. Nagiye kuri Facebook muri 2008 nabwo yari maze hafi umwaka ije, ariko ntazi ngo ni ibiki, ntazi n'akamaro kabyo. Umugirlfriend wanjye muri icyo gihe niwe wambwiye ati ariko wagiye kuri Facebook, anshyira kuri Facebook ku ngufu nyijyaho. Nicyo gihe natangiye kugira kuri social media nkajya mubona ari live tugachatinga ibintu nk'ibyo ngibyo. So byaje gukomeza rero bitera imbere. Muri icyo gihe byari ibintu bifasha abantu kuganira cyangwa se communication. Nyuma yaho rero byahise bizamo n'ibindi bintu, haza za Instagram, haza za YouTube, haza ibintu byinshi cyane. Abantu barasabana, isi bayita umudugudu, isi babana ntoya bayita umudugudu. Aba bagabo rero Elon Musk muramuzi, ni umugabo w'umuherwe muri Amerika ukora ibintu byinshi bihambaye by'ikoranabuhanga. Ni umugabo ufite ibyogajuru bikomeye cyane, akaba ari we n'ibyogajuru byakaba ari byo binafasha n'abasirikari ba Ukraine mu ntambara hariya barimo kurwanamo n'Abarusiya. Ni umugabo umaze gukora ibintu byinshi by'ikoranabuhanga, ufite amamodoka ateye imbere, ufite amatelefone ateye imbere. Ubu noneho yaguze Twitter. Umunyamafaranga yaguze Twitter, amaze kugura Twitter azana amategeko mashyashya ababwira ati bungubu ngo blue tick muzajya mwishyura. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko ibyo bya Instagram
na Facebook bimaze kuza, noneho umuntu yahise atangira guhura n'izindi challenge kuri bino bintu, kuko noneho byahise bihagarara kuba ibintu by'itumanaho gusa, ahubwo biba n'ibintu ushobora gushyiraho ko wariye neza, ushobora gushyiraho ko wambaye neza, ushobora gushyiraho ko uri kumwe n'inshuti zawe ahantu hanaha, noneho ukajya ugapostinga wagiye hanaha, ugapostinga utwaye imodoka nziza, ugapostinga ufite telefone nziza, ugapostinga uri kumwe n'umukobwa mwiza. Ibyo byose upostinga bikagenda bikora mu mitwe y'abandi bantu, nabo bagashaka gupostinga ibintu nk'ibyo ngibyo, ugasanga noneho abantu ubuzima bwabo bugiye hehe, bugiye kuri social media. So ubu ngubu rero aho bigeze naho wenda reka nihute nagira ngo ako ngako tukaganiraho umenye uburyo byari bigoye mbere yaho. So intambara ndimo kuvuga ya Elon Musk na Mark Zuckerberg ni intambara yatangiye uyu mugabo amaze kugura, yakomeye cyane uyu mugabo amaze kugura Twitter. Uyu Elon Musk amaze kugura Twitter, murabyibuka yayizanishije amategeko menshi cyane ibya blue tick, nyuma yaho aza kuyihindurira izina, ubu ngubu ni X. Ariko nanone kuyihindurira X ntabwo ari byo gusa byahindutse, buriya Elon Musk ageze muri Twitter yirukanye abakozi benshi cyane, noneho Zuckerberg babakozi bose Twitter yirukanye, Zuckerberg ahita abaha akazi. Mu kubaha akazi ahita launchinga product isa niya Elon Musk, ari product imeze nkaho ije kwica ya X cyangwa se Twitter ya Elon Musk. Elon Musk rero icyo kintu ntabwo yacyakiriye, cyaramubabaje cyane, kiramurya ku mutima. Bivugwa ko uyu munsi abantu bari guhura n'ibibazo by'abahaka kuri Instagram. Ibyo ni ibivugwa, ntabwo ari ibintu biri sire, ariko ni ibivugwa binashoboka cyane. Bivugwa ko uyu Elon Musk ashobora kuba noneho yashoye amafaranga menshi mu guhakinga Instagram, akaba ariyo mpamvu ubu ngubu murimo kubona abantu benshi barimo kubahakinga kuri ku Instagram. Ngiye nimo ndabona inshuti zanjye nyinshi turi kuba twavuganye, ejo ngahita mbona yapostinze amamodoka ngo yatomboye, niba ari muri trading n'ibiki, ngahita amenya ko baguhakinze. So rero uyu Elon Musk ngo akaba yashyizeho abantu benshi cyane bahakinga Zuckerberg rero iyo ntambara akomeje kugenda itutumba, ariko urumva ni ibintu biba bibera behind scene. Noneho nyuma yaho baravuga bati kubera iki niba tukareka guhanganira mu mabanki tuvuga ngo ninde ufite amafaranga menshi, ninde wakoze ibihambaye, twese turi abantu barenze, sibyo? Noneho tureke ibyo gukoresha ibindi bintu byo ku ruhande, dukoreshe njyewe nawe tujye muri ringi turwane, turebe ukubita undi, noneho tumenye ngo ni Twitter cyangwa ni Thread cyangwa ni Instagram na Facebook cyangwa se metaverse. Yes, rero aba bagabo bakaba bamaze igihe barimo kurya umwitozo nkuko mubibonaho ngaho. Murabona Mark Zuckerberg ari guterura ibyuma, amaze igihe ari kumwe n'abakoci yaraganguje. Na Elon Musk nawe nuko nawe imyitozo ayigeze kure. Ibi ni ibintu bitari blague, ni ibintu biri real. Aba bagabo bari gutegura iyi fight, ikaba rero ari imwe muri fight zishobora kuzarebwa cyane, kubona abaherwe ba mbere ku isi barimo gukubitana igipfunsi. Nge ndifuza ko bane bazagikubitana kabisa kugeza nko kuri ringi ya 20, hahandi nta numwe ubasha kwegura agatoki, nkareba uburyo abana baherwe nabo bumva uburyo igipfunsi kiryana. Ngewe ndashaka ko bazarwana bikaba ringi nyinshi cyane kabisa, bakagera kuri round nk'iya 20 kabisa, hahandi kabisa umuntu bamukubita ukajibona iminwa yabaye ngo yes. Rero aba bagabo bakaba ari abagabo bakomeje kuzana tekinoloji irimo gukura abantu mu muntu bwari busanzwe, kudukura muri kamere yacu nk'abantu yari isanzwe, hakabaho abantu amoko abiri atandukanye y'abantu. Kuvuga ngo nawe ukurikiye ikiganiro buriya nakubwira ko urimo babiri, harimo wowe kamere Imana yaremye, ariko hariho nawe waremwe nawe, reka mvuge ngo hari undi wowe wiremeye, wo bita wowe uri virtual, wowe wo kuri social media, wowe kuri social media. Yes, reka nze mbibasobanurira ibintu kugira ngo mubyumve nuko hari igihe uzabona umuntu muziranye, munasanzwe munavugana kuri social media, yaba Twitter cyangwa X cyangwa se ikaba Instagram n'izindi social media zarizo zose, na Instagram umubona ku mafoto, ubona ibya posting, ubona iki,
mukajya muganira cyane mukaba n'inshuti, ariko igihe muzahura physically ukaba disappointed, ukabona wa muntu siwe, ukavuga ati se ko ari gatoya, ko ashaje se, yaritukuje, mbese ugasanga hari utuntu twinshi utabonaga ubonye ari uko muhuye live. Uwo rero ni wo muntu wundi uri naturel, umuntu waremwe n'Imana utandukanye na wa muntu babrandinze kuri social media, wa muntu w'umubosi, wa muntu uhora mu modoka nziza, wa muntu uhora mu mahoteli utajugiriwe utahiwe, abantu barapostinga ukagira ngo bibera muri hoteli ntago bagira iwabo, ukagira ngo kabisa none wazamubona yicaye nk'iwabo mu rugo, ukabona n'undi muntu utandukanye na wa wundi waruzi, kubera ko uwuzi ntabwo aba mu rugo, aba mu mahoteli, aba za Dubai, aba hehe, atwara imodoka zirenze, anywa inzoga zirenze, kandi we ugasanga wa muntu uri real, wa muntu uri physical, wa muntu uri naturel Imana yaremye, ugasanga wenda yanaburaye, ugasanga ari kwiguriza 1,000 cyangwa se ari no kugisaba, mu gihe wa wundi uri vaco yatwitse ahantu hahiye hakongotse. Ibyo rero nibyo aba bagabo batuzaniye, ni nayo si turimo kujyamo. Ikindi urundi rugero naguha nuko uyu munsi umuntu kugira ngo mbabwire ikoranabuhanga rigiye kuza muri ibi bintu, reka mbanze babwire uyu munsi umuntu muri kumwe ushobora kumubura muri kumwe, ugashaka umwanya wamuganiriza ukamubura. Kubera iki? Either ari kuri video call, either ari kuri chat n'umuntu w'inshuti ye uri yo hakurya, cyangwa se muri groupe, muri chat y'amagroupe yo hakurya, ukamushaka ukamubura. Ubu ngubu tujya tubibona n'umugabo n'umugore baraza bavuye ku kazi bagahana ko kabizu, bamara guhana ko kabizu bakareba ibyihutirwa byaho mu rugo, mu gihe ibiryo bitarashya, wenda umugabo areba televiziyo c'est normal, umugore nawe ari muri telefone cyangwa se ari gukurikirana ibyiki. Ariko iyo bagiye kuryama, abantu mukurikiye podcast munyomoze, abantu mukurikiye podcast mufite abagore mumbwire niba mbeshya, iyo mugiye kuryama abenshi iyo mumaze gutera akabariro buri wese arahindukira, mugaterana umugongo, buri wese akajya muri telefone yiwe. Ni ibintu byabaye normal, ntabwo byibazaho. Iyo murangizanyije ibyo murangiza, buri wese ahita ahindukira agahita ajya muri telefone ye, n'undi akajya muri telefone ye. Ni ibintu bisanzwe rwose ibyo ngibyo. Abantu baricara ntibashobora kuganira kubera ko buri wese ari busy muri telefone yiwe, ari muri WhatsApp, ari muri Instagram, ari mu biki. Uyu munsi rero icyo ngiye kuganiraho cya mbere gikomeye cyane kigiye kubaho, ntabwo ari icya mbere, gikomeye cyane kigiye kubaho kuri izi social media dukoresha, nuko zigiye kuzana noneho irindi koranabuhanga rigiye kudukura mu bumuntu kamere. Mu bumuntu kamere noneho uzajya wirirwana n'umuntu umubure burundu. Mugiye kumbaza ngo bimeze bite? Murabibona aho ngaho ku mashusho ibyo bintu bimeze nka marinette wambara. Niba warabonye filime z'amavatare, bari gukora ikoranabuhanga rimeze nka kuriya, ku buryo uzajya ufata iyo rinete uyambare. Ni rinete ifite n'ama écouteurs, noneho numara kuyambara umugenzi wawe nawe abifite, iri koranabuhanga rya metaverse bagiye kuzana, ikoranabuhanga rya Mike Zuckerberg. Ariko nanone siwe gusa ugiye kurizana, kuko na Elon Musk nawe ari kudutegurira ibindi bintu by'ibisazi. So metaverse bari gutegura ibiki? Murabona izo écouteurs ziri aho ngaho, ni écouteurs uzajya wambara, ni écouteurs ariko zikagira na rinete. Murabibona niba warabonye filime y'amavatare, iri ni ikoranabuhanga rigiye kutuvana mu bumuntu kamere rikatujyana mu bundi buntu budasanzwe. Uzajya uri kumwe n'umuntu mu nzu mushake, noneho apana bya bindi nandi kukubwira mu kanya, ubu uzajya umushaka umubure burundu. Kubera ko iri koranabuhanga rimeze gute? Ni ukuvuga ngo uzajya wambara iyo headphone ifite na rinete zayo, mugenzi wawe nawe abifite aho ari kuri Instagram yiwe cyangwa se Facebook yiwe. Iri koranabuhanga rya metaverse niryo ndi kuvugaho, kuko ni koranabuhanga byamaze kwemezwa ko rizasohoka, menya baranari testinze.
noneho umugenzi wawe nawe ayambaye ya headphone na rinete, uzaba ushobora kumubwira uti sheri, niba ari sheri wawe uzaba ushobora kumubwira uti sheri, tujye gutembera mu butayu bw'i Dubai cyangwa se tujye kunywera akacyayi muri restaurant irenze y'i Dubai cyangwa se yo muri Amerika cyangwa se ya hehe. Ako kanya muzahita mugenda munyuze muri za headphone zanyu nyine, muzahita mugenda mwicare muri iyo restaurant muganire, umureba nawe akureba, mutembere mu butayu, mutembere mu busitani, mutembere New York, mutembere he ahantu hose muzashaka. Ubu ngubu mbara ko kuba iri koranabuhanga ritaragera hanze baracyarimo kurundamo ayo makuru yose, kugira ngo utazashaka kujya mu biryogo ugasanga nta biryogo bihari, washaka kuza Kanserege uvuga uti sheri twitembera ariko tujye Kanserege, ugasanga Kanserege ntayirimo. Rero ubu ngubu numva ko ari byo bintu bari kurundamo, ariko mwibaze namwe igihe ibyo bintu bizaba bimaze kugera ku isoko, ni ibintu bizadukuramo ubumuntu kamere. Twebwe abahanzi rero bizaba bimeze bite? Nzaba nshobora gufata stage nkayisetinga hano mu nzu yanjye, noneho ngacuruza amatike kuri metaverse, ni kuvuga ngo Facebook cyangwa Instagram. Abantu bazagura ayo matike bazaba bafite code yo kwatendinga show. Ni kuvuga ngo show nigera igiye gutangira, wowe uzashyiramo izo ekuteri na ziriya rinete, ukande hariya noneho bahite bakwinjiza muri concert. Nanjye aho ndi nzaba natangiye gucuranga, namwe mutangire murebe concert. Ahantu mushobora kuvuga ati ntago byaryoha kubera ko tuba turi buhure n'abajama n'ibiki. Ahantu bizaryohera rero ni hehe? Ni hano. Mwumve neza. Ni ukuvuga ngo niba inshuti yanjye Claude yagiye muri iyo show ndamubona, niba nawe waje muri show ndakubona, nawe urambona, turabasha kurebana. Niba baguhaye code ukaza muri show, hari isura yawe ya wowe uri virtuel izajya ihita izaho ngaho, nanjye nkayibona nkabona ko ndi gukureba uri no kubyina uri muri show, abantu bose ukabona, abantu bose buze umuntu wese uzajya ubufite iyo code uzajya ubasha kumubona uri muri iyo concert. Bikugabanyiriza iki? Bikugabanyiriza wa mwanya wataga ujya mu bintu bya fashion, ujya ngo kudefiriza, ujya kugira gute, ibyo byose usange ubyenjoyinze wibereye hehe? Mu rugo iwanyu mu cyumba cyawe. None hibaza umuntu mubana mu rugo, igihe uzaba wagiye muri show, igihe uzaba wagiye muri vacances i Dubai, igihe uzaba wagiye gushopinga cyangwa se kugira gute, ibintu birasekeje. Ariko nyine urumva mu rugo ntago bazajya bakubona, habe na gato. Rero aba bagabo ngewe nkaba ntegereje igipfunsi cyabo. Wowe ukurikiye iyi podcast tubwire, ari Elon Musk na Zuckerberg, urafana nde? Ninde ushyigikiye? urafana nde? Ngewe ndaza kubanza ndebe comment, nimara kureba comment nibwo nzahitamo uwo mfana. Gusa abagabo ndashaka ko bajombana igipfunsi cya mama yake, umva iminwa ikagera hano, amaso bese bya bindi mujya mubona ku bantu bakubiswe kabisa, bimwe bya danger. Reka mbashyiremo ifoto y'umuntu wakubiswe murebe. Iyo ngiyo ndashaka ko abagabo bakubiswe bigeze aho ngaho. Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka Waka Podcast. Yes, ikaze kuri mwese, iyi ni Waka Waka Podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira rero kuri contre-offensive y'abanya-Ukraine cyangwa se y'Abarusiya, uko wabyita kose, kuko ibi bintu bijya hano ejo bigaruka handi. Tugiye kwigarukaho turebe nihe bishyushye ku mirongo y'urugamba, kuko hagaragaye izindi points zishyushye muri uru rugamba, nizo tugiye kugarukaho muri podcast. Ariko nanone twaza kuganira ku nama yabereye muri Arabia Saudite, ikaba ari inama yabaye Uburusiya budatumiwe. Ni inama yatumiwemo ibihugu biri muri BRICS, itumirwamo Abanyamerika, itumirwamo Abanyaburayi. Akaba ari inama yari igamije gushakisha igisubizo cy'iyi ntambara yo muri Ukraine. Ntujye kure ya Waka Waka Podcast.
Yes, ubushize rero twaganiriye ku bitero by'abanya-Ukraine byari biciye ahangaha muri Robotino bigana muri Zaporizhia region. Ahangaha rero twaba twarabonye bifaru byinshi by'amabradre by'ama Leopard birimo gusenywa. Akaba ari ibitero byamaze icyumweru cyose, ariko ahangaha abasirikare b'Abarusiya bakaba barabashije kuhasenyera ibifaru byinshi cyane, ndetse abasirikare bakaba baratashye guhabwa impeta zabo muri Crimea nako muri Kremlin na Vladimir Putin. Rero uyu munsi tugiye kuganira ku zindi ahandi hantu hashyushye, ahandi hantu urugamba rushyushye hatavugwa cyane. Ahangaha bahita Crimina, bahita Crimina. Iri ni ishyamba rinini cyane nkuko wavuga Nyungwe, nkuko wavuga ni ishyamba rinini cyane, ariko rinegeranye nanone na parike y'igihugu y'ahangaha muri Ukraine. Iri shyamba rero niryo ririmo kuberamo urufaya rw'amasasu, niho abasirikari benshi ba Ukraine bari barubatse amafensi yabo, bari barubatse mu bwihisho bwinshi cyane. Ahangaha rero igikomeje kugaragara n'iki nuko Abarusiya bakomeje kuhasuka amabombe atuma iri shyamba rishya. Abasirikari ba Ukraine bakabura uko bahumeka kubera imyotsi myinshi, bagasohoka muri iri shyamba birukanka, ndetse n'ubwihisho bwabo bukabasha kuvumburwa kuko ishyamba ririmo gushya hagasigara harangaye. Abanya-Ukraine rero bararira bavuga bati iyi tekinike y'Abarusiya noneho yo iri kuturangiza, kubera ko iri guhita idushyira ku mugaragaro, ntaho kwihisha ntaki, ibintu byose bari guhita babisenya. Bivugwa ko iri shyamba rimaze igihe riberamo intambara ikomeye cyane, ariko bitigeze bivugwa cyane kubera ko murabibona ni mu ishyamba, ariko intambara nk'intambara abereye Bakhmut, intambara zibera muri Zaporizhia, intambara zibera muri Kherson cyangwa se muri Kharkiv, intambara zose ni intambara zibera mu migi, uhita unabona impact, ukabona amazu yasenywe, ukabona imigi yasenyutse. Ariko iyi ngiyi ni mu ishyamba. Ahangaha akaba ariho abanya-Ukraine bari bararunze ibintu byose byagombaga kubafasha muri contre-offensive bagana muri Zaporizhia, kugira ngo batobore bajya kuri ntuza, nkuko nari nabiberetse muri ya karita y'ubushize, bashaka kunyura muri Zaporizhia kugira ngo bagere ku nyanja ya Azov, noneho babashe gucamo icyo gice cy'Abarusiya bagicemo kabiri. Twarabibonye muri podcast zabanje. Ibi rero biravuga iki? Biravuga ko uko Abanyamerika, uko aba Bafaransa n'ubu ngubu tubona ko batanze long range missile, uko batanga ibikoresho bihambaye ku byo abanya-Ukraine bari bafite, niko n'Abarusiya bongera volume, niko n'Abarusiya bazana noneho nabo ibindi bikoresho birenzeho. Twabonye izi cluster bomb bahaye abanya-Ukraine, nkuko twabibonye zakoreshejwe muri Zaporizhia, zikoreshwa no muri Bakhmut, ariko aho hose aho zakoreshejwe ntabwo umunya-Ukraine arabasha kuba yatobora ngo yinjire mu mirongo y'urugamba. Rero ahangaha muri Crimina, iri shyamba bita Crimina, niho urusasu ruri gusekera cyane, ariko Abarusiya bakaba bari hejuru cyane, kubera ko niba wowe wari uri muri contre-offensive, wowe ukenewe kugira ngo ukore contre-offensive umuvinge, noneho bakaba barimo gutwika ahantu wari wakoze basement cyangwa se ahantu ushobora kuza kongera gucharginga ibikoresho n'ibiki byose, aho hantu hakaba harimo gusenywa. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri izi ngabo za Ukraine. Ahandi hantu naho bikomeye na ahangaha bita Kupiansk. Ahangaha rero naho bikaba bikomeye cyane, kuko aka kagigi Abarusiya bongeye barakigarurira. Uyu mujyi rero nkaba nababwira ko abanya-Ukraine kuva batangira contre-offensive muri aya mezi abiri, iyi Kupiansk bamaze kuyifata nk'inshuro 5, niba atari 5 n'enye rwose. Barayifata, Abarusiya baraza bakayibakuramo, bakongera bakayibaha, bakaza bakarundamo ibikoresho, Abarusiya bakagaruka bakabitwikiramo, barangiza bakisubirira mu birindiro byabo. Abanya-Ukraine bakongera bakagaruka ahangaha muri Kupiansk. Mujya mubona video za Zelensky arimo gushimira abasirikari be bari kuzamura amadarapo kuri utwo tubuilding dukiya turimo, kuko na akantu k'akagigi gatoya. Wajya kumva ejo nanone Abarusiya babakuyemo. So ubu ngubu nanone Abarusiya bongeye bahakura ingabo za Ukraine. Ukaba wakwibaza uti se iyi contre-offensive birarangira bite? Uko imirongo y'urugamba rero ikomeje kunanirana, niko Zelensky akomeje
gukora ngo ibyo yita ngo ibitero ngo byakure ngo by'inyuma y'imirongo y'umwanzi ngo target z'inyuma y'imirongo y'umwanzi ariho muri kubona utu drone barimo kohereza i Moscow no kwijoro ry'ejo hari drone zageze muri Moscow n'izindi zigera mu nkengero zazo ariko izi drone zose nta kintu kigaragara nta impact igaragara zigira nibingibi nibyo Gentil Gideon yigeze kwita ngo ni hit and run ni ugukubita ahantu ugahita wirukanka ariko ibingibi nkuko nabivuze nta kintu bimariye ingabo za Ukraine ziri ku rugamba ahubwo birahemukira cyane abaturage b'abanya Ukraine kubera ko birakurura umujinya wa Vladimir Putin birakurura umujinya w'abarusiya bagahita noneho batangira nabo kurasa ubu ngubu nkuko bigaragara ku mateleviziyo y'abanyaburayi n'abanyamerika barimo baragaragaza noneho ama building yasenywe n'ibisasu byinshi by'abarusiya. Zelensky yavuze ko ijoro ryashize abarusiya boherereje misile zivanze n'amadrone birenga 60 ariko nanone agashyiraho nakakandi ko kwiyemera avuga ati twabashije gusenya byinshi muri byo nanone arongera kina comedy aravuga ati twasenye Kinjari ibingibi rero ibi bintu byo gusenya Kinjari ibi bintu byo gusenya Kinjari Zelensky avuga nukugira ngo ba boss biwe bishime babone ko tekinoloji y'umurusiya irimo gucika amazi ariko sibyo iyi misile ntishobora gusenywa ubushize bavuga ko basenye Kinjari ya mbere ubwo byatangazwaga berekana ibisigarizwa byayo abagenerali b'abasesenguzi bavugaga ko ibyo bisigarizwa rwose ntaho bihuriye na Kinjari kuko Kinjari ukuntu yari iteyemo ni misile isongoye mu gihe ibyo ngibyo berekanaga yari misile ubona ko imeze nk'ikigunguru bitandukanye cyane na Kinjari. Aba banya Ukraine rero bakaba bakomeje kwibeshyera ibi ngibi rero Zelensky asakuza avuga ati abarusiya bari kurasa mu baturage bari kurasa hehe namubaza nti izo drone uri kohereza Moscow ni mu kigo cya gisirikare warwanya intambara yakunanira ukajya ku meza y'ibiganiro ukareka kwicisha abaturage b'abanya Ukraine. Iyi nama rero ikaba yari yateranye kubera ko isi irashonje umwami wa Arabia Saudite akaba yari yahurije hamwe abayobozi bose kugira ngo barebere hamwe uburyo isi yakongera ikabona amahoro barebere hamwe uburyo babona umwanzuro w'iyi ntambara ya Ukraine. Umwanzuro rero nta wundi nkuko babivuga umwanzuro akaba ari ugusaba Zelensky kujya ku meza y'ibiganiro kubera ko umwanya bamuhaye wo gukora contre-offensive byarananiranye contre-offensive yiwe yaramunaniye ari nabyo Zelensky avuga nanjye nemeranywa nawe nuko iyi contre-offensive uburyo yamamajwemo uburyo abantu bayitezemo byinshi y'ubwayo yababereye agatego kubera ko barayamamaje cyane barayamamaza cyane nibyo Zelensky avuga ati ni Podolyak wabivuze aravuga ati impamvu iyi contre-offensive iri kutunanira nuko mwayamamaje cyane ku binyamakuru mwarayamamaje cyane iramamara cyane abarusiya no bashyiramo imbaraga mu kutwitegura ibyo rero iyo contre-offensive yaramamajwe kuko abantu barayitegereza barayibura ubu noneho bakaba barimo gusaba Zelensky ko yajya mu biganiro kubera ko intambara yaranze namwe murabibona imirongo y'urugamba ntihinduka abarusiya batangiye no gukora za contre-offensive nkuko twabibonye n'ubwo hanga Kupiansk bigenda bihinduka ariko muri position z'abarusiya zamaze kuavansa zigana muri Kharkiv zo ntago zigeze zisubira inyuma n'uyu mujyi uracyari under threat kubera ko anytime ibitero bishobora guhita bitangira niyo mpamvu rero umuntu yakwibaza ati se aba banyamerika kubera iki bashatse ko bigera ahangaha kuki bashatse ko bigera ahangaha kandi barabibonaga yuko Zelensky adashobora gutsinda mu byumve namwe ntibyashobokaga mu mibare n'abasesenguzi bose bavuga ko bitashobokaga kubera ko ntushobora gukora contre-offensive y'umuntu wakwiteguye unyuze hasi ku butaka nta ndege mu kirere nta mubare munini w'abasirikari ari ugukora utuntu tumeze nk'udutero shuma ngo urimo gushakisha ngo ahantu ngo hari faible mu mirongo y'abarusiya ngo uzabone ngo utoboreremo nge numva ko aba banyamerika iyi NATO yakomeje kuroha abanya Ukraine mu ntambara kandi babizi ko Ukraine itazatsinda n'ubu ngubu tureke nibyo kuvuga ngo wenda tuvuge wenda murabafashije mubahaye izo ndege wenda contre-offensive yabo irakunze murakeka abarusiya bazemera gutsindwa bafite nucleaire ntibishoboka rero niho uvugira ukavuga uti ahangaha
abanyamerika rwose ni abantu babi, ni abantu batari beza. Namwe mukoresha inyurabwenge yanyu musesengure murebe intambara uburyo irimo kugendamo. Baravuga ati tubahaye ngo cluster bomb irahindura iki? Tubahaye long range missile ariko ntago mwemerewe. Bo ubwabo batinya Abarusiya. Ubwo batinya Abarusiya ko baravuga bati tubahaye long range missile ariko gasopo ntimuzayitere ku butaka bw'Abarusiya. Abanyamerika bakabahereza ibisasa bavuga ati gasopo ntibizakoreshwe ku butaka bw'Abarusiya. Abadage bakabaha ibikoresho bavuga ati gasopo ntibizagere ku butaka bw'Abarusiya. Ese ubwo ngubwo urumva atari nko kurwana n'umuntu ukuboko kumwe kuri mu mugongo cyangwa se amaboko abiri ari mu mugongo? Ntushobora kumuzenguruka ngo uce ku butaka bwe ukore ngo ugabe ibitero byawe ukomeze urugamba. Nyine ahantu ugomba kumuturuka ni imbere gusa. Murabyumva namwe ahangaha nakagambane abanya-Ukraine bariho, ariko nanone bagambaniwe cyane cyane n'abayobozi babo, kubera ko nta kuntu ushobora kubura. Nge sinumva nka Zaruzhny wo mu generali uzi by'igisirikare wumva ko ashobora gutera mu Barusiya gatobora akagenda agafata na Crimea. Sinumva uwo mu generali wumva utekereza iki ubundi? Utekereza se ko nuhafata uzaryama ugasinzira Umurusiya akamanika amaboko ngo natsinzwe ngo Crimea bayifashe? Ibyo ntibishoboka. Ntabwo igihugu kiri nucleaire, ntabwo igihugu gifite nucleaire kijya gitsindwa intambara. Ntibishoboka. Ari nayo mpamvu mbona ko mu kiganiro nakoze tuganira kuri ruswa ibera muri Ukraine narababwiye ni system nini cyane. Aba banya-Ukraine bari kuzira ikintu kinini cyane. Uko narababwiye ati niba Biden asohoye miliyari 200 ngo nizo afashishije Ukraine ngo bagure ibikoresho, bagure imbunda zo guha Ukraine, izo miliyari 200 ntago zisohoka muri Amerika, zirajya mu nganda z'abanyamerika. Uwo Biden wasinya ayo mafaranga, ntago amafaranga azagenda ngo ajye muri izo nganda buremo komisiyo yiwe. Ntibishoboka. Ntago azayifata wenyine, ni system. Bimanuke bigere no muri systeme z'urugamba. Mwarabyumvishe muri Ukraine n'uyu munsi bakomeje kwirukana abantu mu nzego zo hejuru. Harimo ikintu Zelensky ari kwita ngo numweyo ngo wo gukubura ngo abantu barya ruswa, ariko nibiri kuvugwa ko arimo kuvanamo abantu yumva bashobora kuzamubangamira mu matora azakurikira muri Ukraine. Ibi rero byose urabireba bikagucanga ugasabira gusa umuturage wo munya-Ukraine, ukamusabira ukavuga uti ibi bihugu nibigeraho bibone ko umuturage akeneye amahoro, bibone ko byatanye byibeshye. Kuko iyi ntambara ntabwo ari ukuvuga ngo ni Zelensky udashaka kuyirangiza, ntabwo ari ukuvuga ngo n'abanya-Ukraine badashaka kuyirangiza, ahubwo nta banyamerika badashaka kurangiza iyi ntambara, n'abongereza badashaka kurangiza iyi ntambara, kubera ko barimo gukoresha iki? Barimo gutestinga ibikoresho byabo. Urabona nk'uyu Zelensky arimo kwikirigita kisetsa akababeshya ati nabashije guhanura ngo Kinjal. Biriya ni ibintu byo kugira ngo ashimishe ba boss, ariko na ba boss biwe barabizi ko Kinjal ni misiri idashobora guhanurwa na systeme zabo iyo ari yo yose. So ikindi kandi ejo baravuga ngo Zelensky ngo hari umugambi w'Abarusiya wo kurasa ngo wo kwica Zelensky, ngo yagiye gusura abasirikari ku rugamba. Abarusiya nta na rimwe bigeze bashyira Zelensky muri target yabo ngo bamugire igipimo ngo bashake kumwica, nk'uko Amerika bahise bagira tageti. Gaddafi intambara igitangira bagatangira kurasa iwe mu rugo, bakagira Saddam Hussein tageti bagatangira kurasa iwe mu rugo. Ntabwo ari gutyo Abarusiya barimo kurwana intambara. Abarusiya bari kurwana intambara iri juste, intambara yo ku rugamba. Bafite intwaro ziremereye cyane, bafite intwaro zikomeye cyane, ariko ntabwo bari kuzizana ku mirongo y'urugamba. Kubera iki? Bari kurwana intambara iri juste. Baravuga ati turwane mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga, tubatsinde noneho muve mu nzira. Turwane dukoresheje imbunda zemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ubu ngubu noneho biragaragara ko Abarusiya bari kubaha amategeko mpuzamahanga, none Abanyamerika nabo batangiye kwica amategeko mpuzamahanga bazanamo izo bita ngo ni cluster bomb. Hejuru ya cluster bomb murabyibuka Abadagi Abongereza bari bohereje amabomba arimo za uranium, usibye ko Abarusiya bahise babirasira muri depo byari birimo, nubwo ibitangazamakuru dukurikirana bitajya bibivuga, ariko izi depo zarasenywe z'ibikoresho byari byaraturutse mu Bwongereza birimo amabomba arimo uranium. muri baza namwe ahantu byaturikirijwe n'ahantu ikirere cyaho cyamaze iminsi kitameze neza. So rero ngewe nkaba mvuga ko iyi nama yabereye muri Arabia Saudite
ni inama yo kubwira abanyamerika n'inshuti zabo kubabwira ati dore mwarananiwe, noneho nimutanga agahenge, nimutanga amahoro, kuko nta kundi kuri kwarangiza iyi ntambara. Ubona murasakuza ngo Vladimir Putin ngo yarashe mu mabuilding, ngo yarashe he, muri kurasa he izo drone muri kohereza muri Moscow, paka naho muzohereza no hejuru ya presidence y'Abarusiya. Muri kubyumva ariko namwe ibyo bintu ni ibintu bitabaho ku rugamba. Abasirikare barimo kwicwa, biravugwa ko kuva contre-offensive yatangira abanya-Ukraine bamaze gutakaza abasirikari 42,000 ku rugamba mu mezi abiri gusa. Mu basirikari 90,000 bari barateguwe bo kuza muri contre-offensive, twarabibonye mu biganiro byashize. Abasirikari Ukraine sigaranye nta basaza gusa, abajene barashize. Muzagarura ubwenge ryari bwo kubona ko iki gihugu gikeneye amahoro. NATO, wake up, tanga amahoro. Tuzaganira ku ntambara. Iyi ntambara bavuga ko ariyo ya mbere ibaye mu Burayi kuva intambara ya kabiri y'isi yose yarangira, ariko kuri podcast mu kiganiro kizakurikiraho tuzaganira ku ntambara ya mbere yabaye mu Burayi nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, intambara ya Yugoslavia, intambara yaciyemo kiriya gihugu kigacajagurika, intambara ya Slobodan Milosevic. Tuzayiganiraho mu byumve, mwumva amabara ya NATO. Ahangaha rero umuturage wa Ukraine arimo arabirenganiramo, kubera ko nawe unyujije mu nyurabwenge uravuga uti se aba bantu nta bwenge bafite bwo kubona. Ni ibintu biteye ubwoba, none se umunya-Ukraine urashaka azatsinda intambara gute? Niba umuhereza ibikoresho ukabimuhereza ari bikeya, ukabimuhereza amazi abasirikari be bamaze gushira, ukabimuhereza umubwira ngo ntago wemerewe kurasa mu Burusiya kandi ari kurwana n'Abarusiya, wamubwiye agashyira hasi imbunda ko umuntu bari kurwana batangana, noneho bakajya ku meza y'ibiganiro bakareba ikintu cyabera Ukraine, ikintu cyabera Abarusiya. Uyu munsi Ukraine itegetswe kurekura ubutaka bwayo bwinshi, ariko niba mwibuka imishyikirano y'Minsk yabaye muri 2014 irimo Angela Merkel, irimo n'uyu mu president Hollande w'Abafaransa, Ukraine yari kugumana biriya bice byayo bya Donbass, yari kubigumana bikaguma bifite autonomy runaka, ariko bikaguma ari ubutaka bwa Ukraine. Ariko please mwagiye mushuka Ukraine, mukayishuka ngo yashobora kurwana n'Abarusiya, igenda iruzinga ibindi bice, Abarusiya bagasanga ahubwo bagomba gufata n'ibindi bice kugira ngo babone amahoro. None si intambara murashaka kuzayisoza nkuko twabivuze. Abarusiya baramaze gufata Odessa, barahuye na Transnistria iri hakurya hariya, bahura n'ubutaka bwabo buri hakurya hariya. So rero numva ko uyu munsi abantu mwese mukurikirana intambara ya Ukraine mujye musengera umuturage wa Ukraine. Umuturage wa Ukraine arababaye, abagabo bari kwihisha. Ubu ngubu umuntu utaragera ku rugamba ugihari w'umugabo ni umuntu wirirwa munsi y'igitanda. Biravuga ko noneho abadiplomate b'abanya-Ukraine intambara yatangiye bari hanze, bose banze gutaha, 80% banze gutaha kugira ngo badasubizwa ku rugamba, badashyirwa ku rugamba. Abangaba bibereye hanze, urugamba bararukurikiranira hanze. Ibi byose rero ni ibintu numva ko abanyamerika n'inshuti zabo bagomba kuzicara bakareba ko bamaze kumena amaraso menshi hano muri Ukraine, noneho bagashyira Zelensky mu biganiro, Ukraine ikabona amahoro, natwe tukabona amahoro, kuko natwe turayabuza amahoro. Ibiciro birazamuka buri munsi, birazamuka buri munsi. Mutubabarire rero mushake umwanzuro w'iyo ntambara, bitari ibyo Vladimir Putin azakomeza amahoro kuri mwese abakunzi ba Waka Waka Podcast. Nizere ko mukomeje kugira amahoro aho muri hose. Tugiye kuganira rero kuri Niger, turebere hamwe n'ibiki bijya mbere. Igisirikare cya Niger, umuvugizi wacyo aratangaza ko Abafaransa batangiye kudistabinga ubuyobozi bwabo. Abafaransa batangiye kwifashisha imitwe y'iterabwoba kugira ngo bakomeze kudistabinga ubuyobozi bw'abasirikari.
Ikindi kandi aratangaza ko abafaransa barenze ku mabwiriza iki gisirikare cyatanze, ku mabwiriza yo gufunga cyangwa se ku itegeko ryo gufunga ikirere cya Niger. Biravugwa ko aba bafaransa bashobora kuba bavogereye ikirere cya Niger. Ikindi kandi turi buze kurebera hamwe ni inama ya ECOWAS murabizi ultimatum batanze kuri aba basirikare yararenze. Nyuma yuko rero iyi ultimatum irenze, twese tukavuga tuti ECOWAS yatinye gutangiza ibitero. ECOWAS ifite inama igomba kubahuriza muri Nigeria, bakaganira bakarebera hamwe n'iki bakora kuri aba basirikari. Ibyo byose rero nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Yes rero umuvugizi w'igisirikari cya Niger yatangaje ko abafaransa batangiye kwifashisha imitwe y'iterabwoba kugira ngo badistabinge igisirikari cyabo. Avuga ko iyi mitwe yabagabyeho ibitero byinshi hirya no hino mu gihugu, ariko anatangaza ko igisirikari cyabo cyabashije kwihagararaho, ndetse muri aba terroriste hakaba hagiye hanafatwamo benshi cyane n'ibikoresho byabo, aho batangaza ko barimo gufatanya n'Ubufaransa. Ibi ngibi rero ukaba wabyibazaho, aba bafaransa ibi ngibi babikorera iki? Uko mbibona nuko abafaransa ikintu cyose cyabafasha kugaragariza isi ko aba basirikari nta bushobozi bafite bwo kurinda Niger, cyangwa se kugaragariza abaturage ba Niger ko igisirikari cyabo nta mbaraga gifite zo kuba cyarinda umutekano wa Niger. Ibyo bintu byose abafaransa babonye umuntu bibafashamo babikora kuri uyu munsi, kubera ko bari muri position de faiblesse muri Afrika. Ni ukuvuga ngo abafaransa muri Afrika kuva intambara ya Gaddafi yarangira, abanyafrika bakagira umujinya w'ibyakorewe muri Libya, byaje byiyongera ku byari bimaze gukorerwa muri Cote d'Ivoire. Tudasubiye inyuma ngo tujye mu mateka yabo muri Niger no muri Afrika hose no mu Rwanda n'ahandi hose nk'uko muyazi, aba bafaransa bari muri position de faiblesse, ntibashobora gutinyuka gutangiza ibitero. Ikindi kandi twavuga nuko kuva iyi ntambara ya Ukraine yatangira, hagatangira n'intambara y'ubukungu hagati y'icyo wakwita uburengerazuba cyangwa se abanyaburayi n'abanyamerika, intambara yabo y'ubukungu hagati yabo n'Ubushinwa, byatumye abanyafrika bumva ukuri bakanamenya n'amakuru menshi atandukanye, cyangwa se niba baranayamenyaga ntibagire imbaraga zo kuba bafata position, kubera ubwo Bushinwa burimo gushora imari muri Afrika, kubera abo Barusiya barimo gufasha ibyo bihugu byinshi bya Afrika kwiyubaka mu mutekano. Ibyo byose bituma abanyafrika bagira sovereignty runaka, ituma aba bafaransa rero ijambo ryabo ritumvikana, kuko Umushinwa iyaje muri Afrika aravuga ati reba amateka, subiza amaso inyuma urebe mu mateka, uyu Mufaransa imyaka nagateka abaye hano urabona yarakumariye iki? Usibye kuguhohotera, kukwicira abantu, kukwiba imitungo yawe, n'ubu ngubu bakakubeshya ko ufite ubwigenge, ariko mu by'ukuri nta bwigenge ufite. Ibyo byose Umushinwa akabikwereka, niyo yaba ari propaganda y'Abashinwa, ariko baba bashingiye ku kuri, kuko ayo mateka baba bakwereka yabayeho. Ibyo bintu byose baba bakubwira byabayeho. Noneho uyu munsi hakaba hari na Wagner y'Abarusiya. Niba umusirikare akoze kudeta bakavuga ati twe tugiye gukora coalition yo kuza kumutera, Wagner ikavuga iti twebwe turaza kugusapotinga, ukaba uzi ko ufite iyo support y'Abarusiya. Ibyo byose byagiye bica intege aba bafaransa. Noneho no kuba social media buriya zaje, ibintu byose bigira ibyiza burya bikagira n'ibibi byabyo, ariko izi social media zatumye abantu benshi babasha guhana amakuru, n'abatari basobanukiwe bari mu bujiji bagenda basobanukirwa. Abaturage ugasanga barasobanukiwe. Ngenda baha urugero, ni kubera iki aba basirikari bose bakoze kudeta usanga abaturage babashyigikiye? Ni kubera iki? Nta kindi, nicyo ngicyo, nuko amateka ibi bihugu byagiranye n'Abafaransa nta nyungu abaturage bigeze babigiramo. Bagiye bizezwa ibintu byinshi, bakagira imishinga ifite amazina meza, ariko at the end nta nyungu bigeze babibonamo. Rero iyo haje umuntu akavuga ati umuturage noneho ijambo ni iryawe, bakabona abasirikari baraje imbere barabwira ati noneho ibibazo byari bihari, dore batwibaga gutya na gutya na gutya na gutya, umuturage arabyumva, kubera ko n'abasobanukiye bajya kuri izo social media za YouTube, za Instagram n'iki abo bazungu batuzaniye, abantu bajyaho bakabona amakuru bagasobanukirwa. Niyo mpamvu abafaransa uyu munsi batashoboye kwihagararaho muri
muri Centrafrica, ntibashoboye kwihagararaho muri Mali, ntibashoboye kwihagararaho muri Burkina Faso, kuko aho hose ni ahantu hagiye hahirikwa ubutegetsi bwahoze mu kwaha kw'aba Bafaransa, ku buryo Abafaransa bari banahafite n'ibigo bya gisirikare. By the way, bari bahafite ibigo bya gisirikare ku buryo bashoboraga guhita batangiza ibitero kuri abo bantu muri ako kanya. Ariko kubera ko umuturage yari yarasobanukiwe, umuturage yari afite nawe umujinya, ategereje opportunity yamuhanganisha cyangwa se yatuma agira ijambo ku Bafaransa, byagiye bituma Abafaransa batsindwa muri ibi bihugu, ndetse n'abasirikari abaturage bakabakunda cyane kuko babizeyemo. Ntabwo buriya ibintu bituma abaturage bakunda aba basirikari ntabwo barabikorera, nuko igituma babakunda nuko babafitemo icyizere ko noneho ibintu bishobora kuba bigiye kuba byiza. Niyo mpamvu abaturage ubona basapotinga Kamara, niyo mpamvu abaturage basapotinga Doumbia, niyo mpamvu abaturage bari gusapotinga aba bapuci bo muri Niger. Nukubera ko babafitemo icyizere, barumva ko babizeyemo impinduka z'ibintu byiza, bagiye kubona ubuzima bwiza, nicyo kintu bizeye. Igihe cyose rero abasirikare no batazabasha kubikora, icyo ngicyo nacyo ni ikintu cyo kubitega no gutega amaso tukazareba ese iyi new generation ababiyita ngo ni new generation, ese kuko uyu mujinya wabo uzabyarira inyungu abaturage. Ibyo ngibyo tuzabireba nyuma, reka tube tubyihoreye. Tugaruke ku kibazo cyaciye intege Abafaransa n'Abanyaburayi intege muri Afrika. Noneho rero ikindi ngiye kubabwira, sinarinzi ko muri Mali habayo diamant, sinarinzi ko muri za Burkina Faso bagira amabuye y'agaciro. Nabimenya ari uko ibi bihugu bitangiye gukorana n'Abarusiya, Wagner ihageze, noneho aya mateleviziyo y'Abafaransa atangira kuripotinga ngo Wagner ngo iri kwiba ngo zahabu ngo na diamant ngo muri Mali, ngo muri Centrafrique, ngo muri Cote d'Ivoire. None se ibi bihugu imyaka nagateke kumbe byagiraga aya mabuye? Ngewe bikancaga, kubera ko urumva Abafaransa bacukuraga bucece bagatwara bucece, ibihugu tukabibona bikennye, tukavuga tuti ni ibihugu byo mu butayu nyine nta kintu byifitiye. Ugasanga ibihugu ni ibihugu bifite ubukungu bwo hejuru bwakabaye bubitunga. Ndababwira akantu kababaje ngewe nabashije kubona kuva iyi kudeta yo muri Nigeria yabaho. Murabizi Nigeria iri ku ruhande rwa ECOWAS, iri ku ruhande rw'Abafaransa. None ibi bintu bikibaho, Nigeria kubera ko niyo iha Niger umuriro, ni isanzwe ibaha amashanyarazi, yahise bakupira amashanyarazi. Nigeria yahise ikupira Niger, ikupira abasirikari amashanyarazi. Imaze kubakupira amashanyarazi, ibyo bintu mbibonye ku makuru nahise ntekereza, ndavuga ati se ni gute ibi bintu birababaje kameme, birababaje. Ni gute igihugu gifite uranium icanira Abafaransa ku kigero cya 85%. Ubufaransa ni igihugu kidashobora kubura amashanyarazi kuri uranium ituruka hehe? Muri Niger. None Niger iyo bari kuyikatira amashanyarazi, isaba amashanyarazi cyangwa se igura amashanyarazi muri Nigeria, mu gihe mu butaka bwayo havamo uranium icanira Abafaransa ku kigero cya 85%. Mwibaza icyo kintu kuntu Afrika igomba kwigobotora aba bantu, igatangira nayo igatangira igatera imbere muri byose. Urumva aba banyaniger babakatiye amashanyarazi, kandi ibiva mu butaka bwabo bicanira ibindi bihugu. Ibyo ngibyo urumva nk'umunyaniger, umuturage wa Niger, ntabwo ari ibintu byamushimisha. Igihe cyose yabona amahirwe amuhanganisha n'Abafaransa, yafata ayo mahirwe nk'amahirwe y'ingenzi cyane, kubera ko nujya kureba uburyo byagenzemo muri Mali no muri Burkina Faso, na hantu aba basirikari Abafaransa bari basanzwe bafite ibigo bya gisirikare bikomeye. Mu gihe babaga bari gutegura ngo barebe ukuntu bahirika abo basirikari, nabo bahiritse ubutegetsi, barebe uburyo babavanaho, aba basirikari bahitaga babwenda bakabwira abaturage ati Abafaransa murazi ibintu bari gutegura. Umuturage akabyukira ku kigo cy'abasirikari b'Abafaransa akabwira ati mutahe, ntabwo tubashaka, mutahe muve hano. Umufaransa akareba ntari burasa umuturage, amakamera arahari, ibintu byose birateguye, ukabona nta kundi kuntu uri bubigenze nyine, ukagenda wimyiza imoso.
n'ahangaha muri Niger ibi bintu bitangiye byo kugaba udutero shuma kuri aba basirikare, abafaransa bazi yuko ikibazo bafitanye n'abaturage ba Niger cyoroshye, ariko ngewe mbahaye urugero rutoya kuri icyo kintu cyo kubakupira amashanyarazi kandi bo bacanira Ubufaransa. Wibaze nawe uri umuturage wa Niger, ibaze nk'ibyo bintu bibaye nko ku Rwanda bakadukupira amashanyarazi mu butaka bwacu ducukuramo ibintu bicanira Abafaransa. Murabyumva ibyo bintu ukuntu byaba bibabaje. Niyo mpamvu rero nta chance Abafaransa bagifite hano muri Afurika. Ni nayo mpamvu wumva batangiye kwifashisha iki, batangiye kwifashisha abateroriste. Mu by'ukuri baje ngo kurwanya, ubu ngubu nibo batangiye kwifashisha. Noneho n'icyo gisirikare cyabo biratangazwa ko cyarenze ku mabwiriza yo kutavogera ikirere cya Niger. Indege zabo, indege yabo ya gisirikare yaragurutse ku munsi w'ejo. Abasirikari bakaba baratangaje ko izongera guhaguruka, izongera gucaracara ihaguruka, bazayirasa, bizagaragara ko iri mu kazi cyangwa se irimo kubagabaho ibitero, nabo bazafata imyanzuro yo kuyirasa. Ukaba wakwibaza ukavuga uti Abafaransa bari mu biki? Inyungu zabo muri Afurika ni izi. Inyungu zabo muri Afurika bumva ko bagomba guharanira ni izi. Niba umuntu akubwiye ngo ntabwo ngushaka, ntabwo agushaka. Abaturage mwana babonye batwika amadarapo y'Abafaransa, mwana babonye batera amabuye kuri ambasade y'Abafaransa, ntabwo twigeze tubona baza hanze ngo babashyigikire. Ngo indi myigaragambyo ku ruhande ishyigikiye ngo Bazu wari ku butegetsi ngo agaruke ku butegetsi. Kubera iki Abanyamerika aribo bari kurira ko Bazu agaruka ku butegetsi? Kubera iki Abafaransa aribo bari kurira ngo Bazu nagaruke ku butegetsi? Umuturage wa Niger ari ku muhanda asaba ko abasirikare bakora impinduka barimo kuvuga. Ni ukubera ko abo bantu bose bashyigikiye Bazu nta gatsiko k'abajura. Ni nayo mpamvu ibi bintu tugiye kuganira kuri nama ya ECOWAS, ibintu bigomba kuva hano bikagera no muri Cote d'Ivoire. Mwana bibonye ibintu byakorewe Bagbo, ibintu bakoreye Bagbo mwana bibonye, baramufunga bamujyana muri CPI ngo ni International Criminal Squad cyangwa se Criminal Code nkuko Marema bivuga. Noneho Bagbo baramufunga, baramujyana mu rukiko, bamugejeje mu rukiko basanga n'umwere, baramufungura. Ariko muribuka uburyo byagenze bamukura ku butegetsi. Ibyo bintu se urakeka ko abanyakote d'Ivoire babyibagiwe? Nabo nibabona chance ntago bazaguha chance. Reka mbivuge gutyo. Rero ukaba bakomeza ukareba, turakomeza tubyitege, turebe tekinike z'Abafaransa, turebe ko biza kubahira. Gusa ngewe icyo nabizeza nuko nta mahirwe bafite imbere y'umuturage wa Niger, imbere yuko amenye yuko ibyo bintu byose bitamufitiye akamaro, kandi ubundi byakabaye bikubaka ubukungu bwa Niger. Rero aba baturage barababaye. Ni nayo mpamvu nta chance nimwe bashobora kurekera aba Bafaransa. Ikindi kandi aba basirikare bakomeje kubatega ngo baraza ngo gukora ngo baraza kwibasira ngo Abafaransa ngo bari muri Niger, kuko muri Niger hari abaturage benshi b'Abafaransa. Nimunareba murasanga kuva bino bintu byabaho, ni nacyo kintu nge nakundiye abasirikare. Nasanze nyine ari abasirikare, nta abasirikare nyabasirikare kabisa. Kuva iyi coup d'etat yabaho ntabwo Abafaransa bigeze baza gucyura abaturage babo. Niyo amateleviziyo yabo ahamagaye abaturage babo bari Niamey, bari muri Niger, bavuga ko nta kibazo bafite, nta kibazo umuturage w'Umufaransa uri muri Niger afite. N'abanyaniger nta kibazo bafitanye n'abaturage b'Abafaransa. Ikibazo bagifitanye na system na leta y'Ubufaransa yabanyunyuje ikabiba imyaka na gateke. Uyu munsi rero bakaba babonye amahirwe yo kuba bakwidebarasa icyo gihugu cy'ikijura. So hakaba hari no kuvugwa n'inama ya ECOWAS y'ibihugu navuga ngo bisigaye muri ECOWAS. Ibi bihugu rero ngo bizateranira muri Niger. Murabizi ibihugu byari byashyizeho ultimatum bibwira aba basirikari byari byabahaye iminsi 15. Babwiye ati iminsi 15 nirenga twe tuzeta dutangira kubarasaho. Murabyibuka ibyabaye kuri ya Jame, tuzeta wagambia tuzeta dutangira kubarasaho. Bumva ko bazakora ibyo bakoze ya Jame. Iminsi 15 irarangira, abasirikare babwiye ati mwebwe turi tayari, niba mushaka gutangira nimutangire, twe turi tayari. N'ibindi bihugu biri deklara bivuga ko
bizashyigikira aba basirikari. ECOWAS rero igwa mu kantu iratsindwa, bafitanye inama rero muri Nigeria yo kureba ngo ni iki bakora, ngo ni iki bakora, ni iki bakorera aba basirikari. Gusa icyo navuga, iyo nama niyo gusaza imigeri, nta kintu yageraho. ECOWAS ubu ngubu navuga ko ari n'umuryango uri mu marembera, ni umuryango uri gusenyuka, kubera ko ibihugu byinshi byari biwurimo biri kugenda biwuvamo, kuko biri kugenda byigenga bikahita bijya mu rundi ruhande rutandukanye na ECOWAS. Ibi ngibi rero ni ibintu tuzakomeza kurebera hamwe, turebe ni gute bigenda bihindagurika ahangaha muri Niger. Tugenda tubiganiraho ahangaha kuri Waka Waka podcast. Nkaba mbashimiye rero, mbashimiye cyane, nanabasaba gukomeza mugakora like ku kiganiro wakunze, ugakora subscribe, ukanagisharinga n'inshuti zawe zikabasha kucyumva. Iyi podcast igatera imbere, kuko nitera imbere tuzagenda twongeramo ibintu byinshi cyane bizagenda bibanyura. Turateganya kongeramo utuntu twinshi cyane twiza kandi muzakunda. Amahoro kuri mwese.